ngo wahe ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe. Iki nicyo gihe ngo tujye tubana amakuru meza agiye atandukanye, ay'imyidagaduro, ay'imikino ndetse n'andi agiye atandukanye. Ubu tuvugana Kagarara yamaze kugera mu gihugu cya Nigeria, aho ari kumwe na Ashton Hall mu rugendo ruzenguruka Afurika. Ariko uru rugendo rwavaga Cameroon rujya muri Nigeria ni urugendo rwari rwiza, ni urugendo rw'amateka kuri Kagarara, ni urugendo atazigera yibagirwa mu buzima bwe cyangwa se muri kariyeri ye kuva yavuka kugeza apfuye. Ni urugendo atazigera yibagirwa kuko ni urugendo yakoze ari muri private jet. Nibwo bwa mbere Kagarara yaragiye muri private jet, akabasha kugenda mu ndege iri prive. Iriya ndege iri prive ntabwo ari indege buri muntu uwo ari we wese ashobora kwigondera, kuko Ashton Hall yambwiye ati iyi ndege urugendo rumwe rwonyine rutoya ushobora kwishyura ibihumbi 40 by'amadolari, ibihumbi 40 kugeza ku bihumbi 150 by'amadolari. Yashatse kumubwira ko uru rugendo akoze rwonyine ashobora kuba yishyuye nka miliyoni 60 z'amanyarwanda kuva muri Cameroon bajya muri Nigeria. Mbere yuko Kagarara yinjira mu ndege abanje kuvuga ati Imana ni nziza, ntabwo nzi ko ibintu nanjye byambera cyangwa se nanjye nshobora kubigeraho. Ubona ko kabisa ni ibintu byamushimishije, ni ibintu atizeraga ko bishobora kumugeraho nkawe, kuko ubundi arasanzwe avuga ati disability is not inability. Noneho ubu nibwo abyerekanye, nibwo abihamije ko disability is not inability. Kagarara akomeje kugaragaza u Rwanda neza, akomeje kwerekana aho bazasura, akomeje kwerekana kuvuga ibyamamare byo mu Rwanda, akomeje kuvuga abamufashije bose. Ubona ko Kagarara atari wa muntu wagiye ngo yibagirwe, kuko ejo ndabyibuka Ashton yaramubaje ati umuntu bita AG promoter ninde, cyangwa se uwo dukunze kwita aga promoter ninde. Kagarara avuga ati aga promoter niwe muntu wa mbere wamfashe video ya mbere kuri iyi mihanda, niwe muntu wa mbere wafashe video yanjye ya mbere ndetse amfasha kwipromotinga, nta kintu kimwe anyishyuje. Ashton Hall yamwemereye ko umuntu wamufashe iyo video ya mbere agomba kumufasha kumwishyura. Ni ibintu byiza cyane, ndetse bemeranya ko Ashton Hall na Ashton Small nibaramuka bageze mu Rwanda bagomba guhura n'uwo muntu wafashe Kagarara cyangwa se Ashton Small kugira ngo abashe kugera kuri uru rwego ariho. Uri kubona ko ni urugendo rwiza Ashton Small ari kujyana na Ashton Hall, ni urugendo rw'amateka, ni urugendo Kagarara atazibagirwa mu buzima bwe, kuko bamaranye icyumweru cyose, buri kimwe cyose ari cya Ashton, aho kurara, hoteli, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, kuko usigaye ubona ko niba umwe yambaye isengeri n'undi yambaye indi sengeri, imwe yanditseho Ashton Hall indi yanditseho Ashton Small, ubona ko ari kumusapotinga mu buryo bwose bushoboka. Yavuze ko azamurekura ari uko yujuje miliyoni y'aba subscribers. Ubu tuvugana Ashton Small amaje kugera mu 300,000. Ni intambwe nziza, ni intambwe yo kwishimira kuva ku 100,000 mu cyumweru kimwe ukageza ku 300,000. Ni ibintu byiza byo kwishimirwa, ntabwo ari buri umwe wese wabasha kugira ute wabasha kubigeraho. Ni igikorwa cyiza, ni igikorwa ubona ko ari igikorwa ari gukorana n'umutima we wose, n'umutima we ukunda. Ashobora kuba barahuye akamukundira uburyo aba afite esprit, ari umuntu ufite esprit agaragaza ko n'abantu bafite ubumuga ndetse bashoboye. Ni ikintu yamukundiye, avuga ko story ye akwiye kwisangiza isi yose, dore ko yamwemereye no kuzamujyana muri Amerika akamwicaza ku mucanga w'i Miami. Urumva ko ni igikorwa cyiza, ni ibintu byiza ari kugenda amwereka. Bigeze kuganira amazi ati se uriga? Kagarara aramubwira ati ngenda cyiga ni guide. Ashton Hall yamubwiye ati kwiga bireke, ahubwo igihe kirageze ngo nawe ushinga ikigo cyawe. Ejo twarabibonye umunyakameroni bahuye, yamuhaye ibihumbi 10 by'amadolari, ni miliyoni zigera muri 14-15. Since Kagarara we bamaranye icyumweru bagendana urugendo ku rundi, bakoranye ama challenge menshi kuva mu gihugu cya Ghana gukomereza muri Cameroon, ubu bageze muri Nigeria. Ntago nziwe amafaranga azamuhanga nganote, kuko igihe ari cyo no gutangira gusezera ubuzima. Kagarara we ubuzima bubi yatangiye kubusezera, agiye kuryoha muri Kigali, bugiye kuba mu bantu baryoshye muri Kigali. Gusa igihe ari cyo abakobwa ntago bari bumworohera. Abakobwa b'i Kigali murabazi ku ifaranga barebana naryo, ntago bari bumworohere kabisa. Natitonda aya mafaranga yose arashira mu mujyi wa Kigali.